umukobwa mwiza papa ashaka kumushyingira umusore adashaka, ahitamo kujya kureba umusore yishakira, ahinguka mu barara biryamiye munsi y'ikiraro. Nuko bamureba, ngiye papa aranshyingira umusore nashaka kubera iki? Ngomba nanjye kwishakira uwo nkunda. Ati ninde ushaka akazi ahangaha? Shaka umusore wo guha akazi. Kuki agiye gushaka umusore wo guha akazi isi ari kumushyingira umusore adashaka? Nuko bamureba ntibavuga, n'abarara barahaguruka. Uyu mukobwa twizaniye sha, tubanza tumwereke uko intama zambarwa. Mugenzi wabo ati nimuramuka mugize icyo mumukoraho nanjye mukinkoreho, cyangwa se icyo mushaka kumukoraho muzaba n'ijye mugikorera. Wambara atarika ahantu yaje nta mukobwa uhatembera ahangaha. Ati nanjye rwose ndarimereye nabi, none uratubuza sha, reka tubanze tumwereke. Ati rero mumureke, kandi njye nababwiye. Umukobwa ati ko mpfuye banza akazi barashaka kunyambura no kumfata ku ngufu, najyagahe? Yegera umurenge rero ati se urashaka guhindura ubuzima bwawe bukaba bwiza? Ngo iki uri kubwira ndesha, twe tuba twarariwe we. Umva wa mukobwa uva ahangaha se bigishoboka? Urabona wowe ahangaha ari ahantu ho kuza kuganirira, ntabwo bishoboka ngiye guhindurirwa ubuzima. Urumva? Umukobwa ati nyamara uramutse ubitekerejeho neza nta kintu kidashoboka. Umusore ati ngo iki ibyo ni ibyanyu babakiresha, ngiye inkuru yanjye namaze kuyakira, amateka yanjye nayangaya nariyakiye. Arongera ariryamira. Ukuntu usanga rwose umuntu yariyakiye akavuga ati nzasaba dukeya nibereho, ibyo kugira azaza heza ngaharaniriye akabyihorera. Batumva sha turangiza umutwakazi rata. Nuko bahagurutse, harimo n'umukobwa mu barara. Numbaza uko yisanzemo. Bati wowe uza mu barara ute uri kurata ubwiza n'amafaranga? Uzi ko aribyo tuba dushaka se? Turaje tukwereke rero. Uwamurengeye abonye byakomeye nawe arahaguruka. Zana isakoshi wa muswa we, zana amafaranga wa muswa we. Araza atangira kumutabara. Muragira mute mwabashenzi mwegere yose, zana iyo sakoshi vuba. Amukura mu kivungi. Ati uri kutwitambika se? Shaka umuteretasi natwe dufite umugore wacu hano sha. Ati ngiye nkuko nabwiye mbere kare, niba mwafashe umwanzuro wo kumwiyenzaho aba ari ngiwe mwiyenzaho. Urabona igihera nababwiriye uwa mbere tukwiyenzeho se? Bakuramo, reka tukwereke sha, ibyo uvuga urabizi wowe, uburengero uramuzi nawe akuramo. Umukobwa ati rero mufata amafaranga akemura ibibazo byinshi cyane kuri no si, n'iki yagikemura. Afata isakoshi akuramo n'ayandi, ndayange ndabonye sha, iby'imirwano ndabyihoreye. Ajya kuwa kabiri, akira nawe sha. Ati nanjye ndayabonye senkirwanye pe, nawe uzashaka amafaranga uzayakemuza ibibazo byinshi cyane utakekaga. Ni wowe usigaye ushaka kurwana? Fata nawe sha. Undi washakaga kurwana ni uwuhe? Ni wowe? Harya ngo wari unashonje? Fata nawe sha. Nuko abahereje inote, iby'imirwano bivaho. Batereka twigendere pe, tujye kurya yangahe. Amafaranga akemura ibibazo byinshi cyane by'ubuzima n'ibyo udakeka birimo. Ndetse burya ngo n'umukunzi ubasha kumubona pe, nubwo yaba atari ukuri ariko yaba ari umukunzi. Barakwereka rero mu rugo umusaza se w'umukobwa arimo araganira na mukuru w'umukobwa wagiye gushaka umusore akazi. Ati wa mukobwa we se ntabwo ushaka ko murumuna wawe azara? Ati reka ngiye ntabyo nshaka. Umusore bafitanye gahunda aba arahageze, umukwe wabo umukobwa adashaka. Umukobwa ati rwose urakoze cyane kuza, nahoze ntekereza impamvu papa wanjye yategereje uriya mukobwa, naho burya nanjye ariko ndashaka kubijyamo bino bintu pe. Umukobwa ati none se umeze ute wa gisore we? Sha reka nigendere, ubundi murumuna wanjye se rwose umutware umugenzi uko ushaka, amafaranga akora buri kimwe, ariko mu rukundo rw'ukuri wo ntabwo ajya akoramo, atazagira ukubeshya. Umusaza ati rwose wa musore we nishimiye cyane kukubona. Umusore ati wese umeze ute muze? Umukobwa we ngomba kumutwara rwose, ngende umukire. None ubundi ko ntamubona uwo mukobwa ari hehe? Muze ataraza kuhagera mu kanya, ubundi umutware rwose. Bagiye mu nzu gutegereza umukobwa, ariko ahari yagiye gushaka umusore akazi. Ese ni akazi kameze gate? Ese kuki se ashaka kumushyingira umusore wundi w'umukire? Reka dukurikire turebe uko byarangiye. Barakwereka bageze aho kugurira imyenda. Umusore ni ubwa mbere agezemo. Umukobwa ati none se ino myenda yose kuri kugenda bitegereza gusa nta na kimwe ufata ahora, wakunze ibihe? Umusore ati ngewe se ngewe uri kubaza, wumva byose rwose ni byiza cyane, ariko ngewe ntabyo nakwirirwa ndeba. Umucuruzi kazi nuko yaje, mbafashe kisi? Umukobwa ati turashaka byinshi ahangaha. Ese imyenda nk'iyi ngiyi yakwira uyu musore wanjye, yigura ngahe? Bimeze gute? Umucuruzi ati
sinzi niba rwose ibyo muri gukinisha mubizi, iyi myenda irahenze cyane. Uwa makeya ni amadolari 500, aya ari mu bihumbi 700 y'amanyarwanda ubu ngubu. Umukobwa ati ngiye amafaranga ntabwo ari ikibazo. Umucuruzi ati niba ari uko bimeze nta kibazo, wa musore ngwino nkwereka ahantu rwose urigirira ukarabe ubundi wambare neza. Bacitse ibisambo, umukobwa ahita amujyana kugura imyenda myiza, arashaka kubaha akazi. Reka turebe uko byarangiye. Uwo wose ashaka kumushyingira ntago amwiyumvamo, ariko nanone kugira ngo ahure n'uwo yiyumvamo nabyo ntago byamukundiye. Ahitamo kujya ahantu haba hari abasore rwose. Nuko umusore yaje yakeye, nguwo umukobwa yatangiye kureba, noneho amira amazi yuzura akanwa. Mbega igisore we, ariko nk'aba ngaba kuki baba barabaye abakene koko? Ati yewe rwose iyi kositimu irakubereye cyane. Mbega yowe. Uwo mucuruzikazi nawe yarumiwe. Umusore ati ngewe se ntabwo menyereye kwambara ibintu nk'ibi ngibi. Umukobwa ati uzabimenyera rero, wumva ntabwo nakwemera ko ncika kabisa. Umucuruzikazi ati rero ino kositime ni amadolari 1300. Iyo ni menshi cyane, ushobora gusanga arimo nka 2,000,000 rwose y'amanyarwanda. Yagiye kuvanaho amafaranga, ariko umukobwa we sigara avuga ati ngewe umusore nk'uyu wumva mu gihagararo turaberanye kabisa. Mbega imbaraga, mbega amatuza, aransumba kabisa. Ziko najya nisimbukuriza kugira ngo muhobere, uyu niwe dukwiranye. Abakobwa benshi rwose ngo bashaka umusore ngo bazajya bahobera ari uko bashinze amano. Umukobwa arimo arashaka umusore bakwiranye, ariko noneho ku gihagararaho yamaze kuhemera, aravuga ati uyu nguyu turakwiranye pe. Gusa ariko igihagararo ntabwo gihagije, kubera ko ushobora kuvuga ngo uno muntu turakwiranye ariko ku mutima mudakwiranye. Mugomba no kuba muhuje burya indangagaciro rwose na za kirazira. Uwagiye gukuraho amafaranga we yaragarutse, nawe akomeza kwitegereza umusore. Ariko abasore nk'aba ngaba koko baba hehe? Abandi bakobwa babakurahe? Mbega nanjye reka mutereteho pe. Umukobwa asohotse atuva umusore we, buretse kabisa mbabarira. Ubu rero ndi gukomeza kwibaza, ese nta hantu twaba tuziranye? Ntabwo wigeze unteretaho se ngo ubu ngubu mpite nkwemerera? Umusore ati nguki ngewe se? Pepe nta hantu tuziranye, umbabarire cyane. Wanyibeshyeho, ngiye ko nabayeho ubuzima bwanjye ndi inzererezi yo ku muhanda, tuziranye he naguterese hehe? Umukobwa ati yo mbese ubwo ndaguhombye, ubwo nibeshye. Ariko se ubundi abasore nkamwe muba hehe? Ariko sha nanjye nzakubonaho kabisa, nanjye tuzakundana. Uwo mukobwa azibeshya kwange gatoya arebe, izi kositimu zose nzaze kwihera. Tugarutse mu rugo rero, umusaza ndetse n'umusore bategereje umukobwa. Nuko yahageze ati mwana wanjye watumye duhangayika, wari wagiye hehe? Umukobwa ati ngiye meze neza papa. Umusore ati ngukiye bwa nyuma nanjye murigaragaje se? Ariko uzi ko dutegereje ubukwe we, uzi ko mbere y'ubukwe tugomba no kubanza tugasinya amasezerano aha ngaha, hari umunyamategeko dutegereje. Ati nuko bimeze, ntabwo ibyo ngibyo bikiri ngombwa ibyo kuvuga ngo turasinyana ngo tuzashakane, wapi. Njye ndashaka umuntu dukwiranye. Hari uwo yabonye mu gihagararo, nibura nangwa nawe yamufitiye agatimatima. Umusore ati nguki ariko sha ubundi ibintu uri kuvuga ni ibiki wowe? Iyo umuntu mudakwiranye rwose mu biganiro biba ari induru gusa, ntimugire ikintu muhuza, buri wese akaba apinga undi. Umukobwa ati ngewe se ndimo ndavuga ko bike muze atari kugiye wa mwana wanjye twamaze kuvugana byose. Uyu musore ni umukire, mugomba kubana. Sinzi impamvu utari kugira icyo bisubizaho. Ugomba gushakana n'uyu nguyu rwose mwana wanjye, kandi buri kimwe kirateguye n'ubukwe nuko nguko kandi. Umukobwa ati reka papa, ngiye ntabwo mushaka uwo nguwo, ntabwo rwose nakwemera ko dushakana. Ngiye nshaka n'umuntu ntakunze se ngo nuko ari umukire? Amafaranga se bisobanuye ko dukwiranye ngewe? Umukobwa arashaka ko bakwiranye, wowe yiyumvamo. Umusore ararakara ati wa gakobwa uvuze nguki? Ubu ngubu ngiye kwihangana kwanjye kuri kugenda kurangira, ubundi wowe nta n'uburenganzira ufite bwo guhitamo. Tugenda se ngo ugire umugore ngiye ngutere inda uzabyare n'abana sha, ko nkunda nushaka uzabireke, bizatuma nditinjira se. Umusore yaraje ati umva ndekera sherisi. Umugire aratungurwa ngo nguki? Hako bundi sha uri murakora ibiki wa musore we? Muzate nguki wa musore we, kuki uje ukavuga ibyo ngibyo? Mva mukonsobanurira. Ati uyu nguyu ibyo ari kuvuga ni ukuri, reka mubabwira ahubwo nanze kuyabwira kuva kera. Uyu nguyu yitwa Pablo kandi niwe fiance wanjye tugiye kwibanira, niwe ngiye kwiha pe. Atungurwa. Umusore ati urimo urabeshya wowe, wagize umusheri ryari? Ubundi urabona wabona umusheri se? Ibi ngibi ni ibinyoma siko bimeze, sobanura se.
Muzati ariko mwana wanjye ni gute wansuzuguza gutyo ngiye nkagufatira imyanzuro yo kugushyingira ukamvuguruza ngo ntabwo mukwiranye ngo urashaka ko mukwiranye. Umukobwa ati impamvu ngiye nakuvuguruje ni uko nawe utigeze unyumva. Muzehe atungukiye ariko mwana wa wowe uko byagenda kose ugomba gushakana n'uno musore ni umukire, urumva atari we mukwiranye se? Murakwiranye kabisa. Umukobwa ati reka reka uyu nguyu niwe ndi kumva dukwiranye, igihagararo nashimye, urumva iyo murebye rwose mba mbona ari we muntu dukwiranye pe, afite amatuza, twanabyarana umwana mwiza. Abakobwa ngo bazi kureba umusore rwose wabyarana umwana mwiza, mukibonana gusa ahita abibona. Ati uyu nguyu niwe tuzashakana kandi niwe nkunda, iyo uri kumwe n'umuntu mukwiranye rwose bumva utuje iruhande rwe. Umusore ati muzehe ntabwo nabyemera, uyu mukobwa wari kunsuzuguza. Amasezerano twari dufitanye y'ubucuruzi, imigabane nagiye kugura muri kampani yawe ndabyihoreye. Umukobwa ntabwo arabizi. Muzehe ati ariko wa musore rwose wakwihanganye ntubivangavange, niba se umukobwa ari kubyanga bivuze ko noneho business utaza ngo ushoremo imarira. Umusore ati mukobwa wigiye yansuzuguye kandi yabikoze mu buryo bubi. Niba umuntu akubinze agomba kubikubwira mu ibanga, ntabikubwire imbere y'abandi n'imbere ya sobukwe. Umukobwa ati nguki ariko ibintu numvisha muvuga ngo by'ama business ngo kugura no kugurisha bimeze gute? Muzehe ati rwose mwana wanjye ubucuruzi bwacu buri kugenda bugwa ahantu habi, kandi nanone uyu musore niwe wari ugiye kuguramo 1/2 cy'imigabane agashoramo imari tukongera tugakira, kandi mushakanye icyo 1/2 nacyaguze mwamugifatanyijeho. Muzehe yarari mu mibare. Umukobwa ati ngiye ntabyo nzi rero. Umusore ati nyine ntabyo uzi, wabimenya ute se wowe byuko ari byo abantu b'abakire? Ubundi bamushaka kumenya amabanga yose ngo nakubwira byose se ngo kugira ngo umenye ko dukwiranye? Wapi, barakubeshye wowe. Muzehe ati rwose mwana wanjye impamvu ngiye mbikora ni uko mba nashaka ko ubabara cyangwa se ko uzahangayika mu hazaza. Ati kandi nanone ibyo ndi kugenda nkubwira ni ibintu by'ukuri, ndakwinginze ntubibwire mukuru wawe kubera ko ntabwo yabyemera kandi nta nubwo ababyifuza. Umusore ati wa musaza we, kampani yawe ugiye guhomba babiteza cyamunara kubera ko byara nawe umukobwa wanze kumva ibyo umubwira ngo arashaka gushaka ko bakwiranye. Ati ya mukobwa we sha urakoze guhombya so gusa, ibyo by'inkondo zo kuri se ziracyabaho. Umusore nuko yagiye, ariko urukundo rw'ukuri ruracyabaho, kandi burya iyo uri kumwe n'uwo mukwiranye akaba ari nawe muzashakana mugerana kure. Ariko iyo ugiye gushakana n'uwo mudakwiranye ntabwo biramba, niyo bigumyeho mubana mu nduru. Muzata ariko wa musore ubundi we n'ubwa mbere duhuyera, ariko ubundi ko dusa n'umukire cyane, uri uwo mu wuhe muryango, ukomoka mu wuhe muryango? Umukobwa ati uyu wese aturuka muri Esipanye, umva afite ababyeyi b'abakire nabo batuye muri Esipanye. Muzate niba uwo mukwe wanjye nawe ari umukire ubwo azashora imari, kandi n'uwo yikuriye ku muhanda amwambika neza. Buri wese burya yaba mwiza, buri wese yasa neza, ariko hari igihe ubukene bwanga. Muzehe ati rero mwana wanjye icyo ngira ngo umenye nuko ibyo nkora byose mba ndi kugira ngo wishime kandi uzabeho ubuzima bwiza. Umukobwa ati nibyo se, none wari ugiye kumushyingira umusore sha tudakwiranye akazantesha umutwe mu rushako? Ati ngiye kandi ubu ndaninaniwe, noneho reka negere kuryama. Wa musore we sha ndakwishimiye kabisa, nishimiye kukubona pe. Umusore ati nanjye nyakubahwa nishimiye kukubona, twese ubwo turi abakire, wangiza umukire namubaye. Muzehe nuko yagiye. Barakwereka mukuru w'umukobwa akaba kandi nanone ari ukundana n'uwo musore. Iyo umuntu mudakwiranya kubeshya ubyiyumvamo, iyo ukomeje kubyihambiraho uricuza. Ati mwahuye se mugiye gushakana se ubundi tuzajya tumuca inyuma? Umusore ati reka reka byanze. Umukobwa ati byanze gute? Ati murumuna wawe shaza ibintu yankoreye wowe uzi ko afite uwundi mugabo bagiye kwibanira se, banciye imipangu. Umukobwa ati ngenda bizi neza ko nta wundi mushuti agira. Ati yaraguhishe rero, aramufite kandi azi guhisha, mbega umukobwa uzi kwihisha. Mukuru ati ibyo bintu ngiye ntabwo nabyemera, ariko ntabwo byashoboka rwose. None ibipangu yacu nimutabana urumva bizakunda gute? Mugomba kubana ubundi tukamwikiza tugasigarana. Umusore ati ngiye ntabwo mbizi, nanjye noneho imishinga nifitanye na papa wawe nahise nyihagarika. Umukobwa ati ngo ke ko numva abayigiho naho ngaho kuki wabikoze? Umusore ati nyine nabikoze, none wagira ngo mbigenze gute? None wamaze kuvuga ngo uriya mukobwa ngo tutabanye nk'umugore wanjye ngo nta cyakunda, niba aramaze kunyanga wagira ngo nkore iki? Ngiye ngomba amafaranga yanjye se? Umukobwa mukuru arabishaka byose, ariko akabanza agashyiramo murumuna we. Umukobwa atarikora none hari ubundi buryo byagendamo neza buriya.
umva bari abacuruzi bwa papa bwose bugomba kuba ubwanjye. Umusore ati ngo uvuze ngo iki? Ngiye gushora ibintu byose bizabe byawe se? Ariko nizere kuri kwibeshya. Urambwiye ngo turakundana byose bizabe byacu twembi none ngo nibyaye wenyine se? Mukobwa ati ese byari bincitse ni ibyacu twembi turakundana tuzabifatanya. Nibirashaka kuvuga pe, nyamara umukobwa icyo avuze ni ukuri. Mu biganiro n'umukunzi wawe nta kintu ugomba gupfusha ubusa. Nubwo yakubwira ngo yikiniraga ugomba kwibaza impamvu, cyane cyane iyo utamwimvamo ukeka ko mushobora kuba mudakwiranye. Umukobwa ati urumva wa musore wiwe ugomba kugenda ukabwira papa wanjye ati rwose business irakomeje, iyo migabane ugenda uyigure nanjye ubwo mfite ukuntu nzabigenza. Umusore biramucanga, ariko shaka n'uvagira ngo hari imipango afite rabite byawe wowe ngo nugira ngo uzankure mu nzira maze kubona 1/2 ubundi nasora muri umuntu barangize byose byegukane. Umukobwa ati ngewe se ntago ariko bimeze, nta mipango ngiye mfite, ariko ngomba kubitekerezaho rwose umwanzuro ukazaboneka. Umusore yaratunguwe ariko ngiye ibyo ngibyo ndumva atari igitekerezo cyiza. Ngende shora amafaranga mu bucuruzi bwa sose ntarabona uriya murumuna wawe ati ngiye nshobora byose, si wanyumvisha ngiye ko ndenze. Umusore ati ariko none ibintu ngiye ari kumbwira biranacangacanze harimo n'ibyago byinshi. Umukobwa ati ngo cye niba udakora icyo ngiye kugutegeka uzatsindwa, kandi nanone ngiye nzanakoreka. Mvuga imitwe yawe ushaka guteka kuri bari abantu ngo murumuna wanjye ukamugira umugore warangiza ukazamwikiza nk'akaba ari ngiye tugumana nanjye, kandi ku mutima wanjye mfite gahunda yo kuzakora ikintu nanjye byose bikaba ibyanjye. Umusore ati ngo ariko urashaka gusobanura iki hagati aho ngaho? Reka njye nkibutse ko dukundana kandi twebwe tuzibanira byose bikaba ibyacu, tuzabisangira, kandi shaha ibyo uri kwigira byose ngiye nimpomba nawe uzahomba. Umukobwa ati reka njye ahubwo bari ngiye kukubwira ni njye nyine wakubwiye byose ukora kugira ngo umenye igikwiye gukorwa kandi aba ari cyo ukora. Wumva sha ibintu uri kujyamo n'umwanzuro uri gushyira mu mutwe wawe. Umusore yararakaye ati ngo ki sha ushobora kuba unanca inyuma cyangwa ukaba ufite n'abandi bagabo, ushobora kuba ushaka no kungambanira wowe. Umukobwa ati ngo ki nkugambanira se? Barakubiye wowe, ariko sheri wanjye ushaka kumvuguruza se? Ntago bumvikana, bafite gahunda yo kuzabana ariko nanone ntabwo nabo bakwiranye. Ariko uyu mukobwa ndamugira ne koko? Sha noneho reka mbyemere, reka ngendere ku mategeko yawe. Papa we ngiye kujya kumureba mubwire ko noneho imigabane ngiye kuyigura, ariko ugomba nawe kuba wanjye niba muri umuntu wawe yanyanze. Umukobwa ati yego rwose uri igisore cyiza cyane ndabikunze ibyo ngibyo uranyumviye kabisa. Ati ahubwo uva aha ngaha hatagira n'umuntu umenya ko ngiye tujya tuganira kandi bazi kutereta muri umuntu wanjye. Umusore nuko yagiye, ariko mukuru w'umukobwa atereta ntibakwiranye kuko intego bafite si zimwe n'uburyo baganira ntago babumvikana. Na murumuna w'umukobwa yamaze kubona ko uwo musore badakwiranye ahitamo kwishakira undi. Ese wabwirwa n'iki ko umukunzi muri kumwe mukwiranye koko? Kutazicuza ko ari we mwabanye bisaba igihe, ariko iyo muri kumwe bumva utuje kandi ukabona imbaraga ushyira mu rukundo nawe arizo ashyiramo. Barakwereka rero umusore ndetse n'umukobwa bakomeje gutembera bagiye kunywa kamwe ngo baganire, bahura na wa musore bosi umukire. Ati biti murajyahe? Umukobwa atari ko ngira ntabwo nari nzi ko turi buhure, bite byawe? Ati niko bimeze nanjye nyine numvaga shaka kuruhuka mu mutwe nzanga ngo ninkwereka kawa. Umukobwa ateye ngo ki? Ariko ubundi kutambwiye ibibazo biri kugenda biba ku bucuruzi bwa papa wangira. Umusore ati ngo ki ngewe se nkubwira iki? Ariko nta kibazo nubwo nabihagaritse ubu ngubu nsubiyeyo, imigabane ngiye kuyigura rwose, ubucuruzi bwa papa wawe buzatera imbere. Umukobwa arishima ati ngo ki umusore bikundira ati ngo ki se kuki usubiyeyo kandi wari wabihakanye? Umusore ati ngiye ibyo navuze nabivuganye umujinya n'uburakari, ubu ngubu nisubiyeho. Ati nubwo ntacyo nakora kuri uwo mukobwa mwikundanira, ariko niba uri cyo nshoboye gukora ku bucuruzi bwa se reka nkomeze ngikore. Nyamara n'ibyo yabwiwe na mukuru w'umukobwa. Umukobwa ati yewe ndakwishimiye cyane noneho kubera ko ibintu uri gukora urimo urabikora mu bwenge, kabese ugaragaje ko kuza mu mutwe pe. Umusore ntabwo bazi ko rwose ari mukuru w'umukobwa uri kumushuka. Bakiri muri ibyo babandi barwanye bibera mu kiraro, hari uwahagize amafaranga yarayamaze. Ati mubabarire kabese mome ko ducerisi twebwe nta mafaranga dufite. Umukobwa ari ibyo bunura munsi. Ati ariko Pablo we se ni wowe urakunoza wahindutse cyane? Umusore atangiye kumena amabanga ati kuyu nguyu muwe. Ese uriya musore uramuzira gutangiye kwibarishwa ubusa ngo ko yahindutse ati muziranye he wowe w'inzererezi usa gutyo?
unanuka. Mva n'iruhande. Pablo ati nanjye ntabwo muzi pe, ariko nyine ngewe mba nifuza ko abantu bose bakira abakene bagatera imbere. Ubwo ni hanze ndi kubagira inama z'ukuntu bazakira. Bamuhereje uduceri. Atari gashana ubwo nagenda, umva Pablo wowe twararanye mu kiraro, reka gukomeza kwigira umukire se uze vuba. Umusore yagize ishyari asiga amusomeye ati umuntu w'inzererezi uvuze ngo reka gukomeza kwigira ibyo utari byo, sha muziranye. Ati sha reka nze mbikurikirane. Akurikira umusore w'inzererezi yiboneye. Uyu nguyu yaraza kuma amakuru. Umukobwa yatangiye kwibaza, ariko ubu ngubu uratekereza ko bashobora kuza kutuvumbura se? Twabwo ati ye birashoboka kabisa. Ati ahubwo reka twivira aha ngaha, badakomeza kutwibazaho no kutureba, tugahura n'abandi, reka tujye kwirira. Uko bagiye, murumuna w'umukobwa yamenye ko adakwiranye n'umusore, ajya kwishakira undi. Inzererezi we yakomeje kwitoragurira utuntu, umusore ayigeraho. Ati none wa musore we, ni wowe ra uri hariya ariko urananuka, mbega niko wavuze ngo uriya musore uramuzi? Ese koko nibyo cyangwa? Umusore ati ngese buriya bwanwa bwanjye hari ukuntu bwibagirwa, ibyo muziho ndabyibagiwe pe. Ati ariko wamusuhuje kandi umusuhuza no mu izina, none wabibwiwe n'iki? Umusore ati ngewe se nkeneye ko ukora umufuka ukazana akantu aha ngaha ko gukangura ubwonko, ubundi ndahita mwibuka pe. Yakaruswa. Umusore akurayo, yamuhereje amafaranga. Umusore ati yewe ubwonko bwanjye bise bwibuka pe, ndamuzi neza uriya musore. Ati none umuzi hehe? Ati uriya ni nkanjye. Ati nguki nkawe gute se? Ati ni nkanjye pe. None ni inzererezi se? Ati cyane. Gute? Ese koko ibyo uri kuvuga urabyizeye? Ati cyane ngenda byizeye. Nubwo wafata inkende ukayambika, n'ubundi zakomeza ibe ari inkende. Ndamuzi rero uriya ni inzererezi rwose, nta nubwo zigira bivamo. Ariko hari igihe abantu bakwibeshyaho bakabona musangiye ikiyede, musangiye imirimo, bakavuga ati uriya ni nkanjye pe. Ariko no kwibeshya, buri wese afite icyo Imana yamugeneye. Ati wa mukobwa warambeshye ngo ufite umufiyanse kandi atari byo. Uwo musore ntabwo azi ko impamvu ari uko umukobwa abonye badakwiranye. Desha mama kuri meza kabisa nubwo noka, reka nigendere. Umusore asigaye yitegereza inote. Umunwa wanjye urangije, umva nta banga nzajya mbika kabisa. Amafaranga ariko aryoshye nk'ayo pe. Umukobwa ageze mu rugo, ati ubucuruzi bwa papa bwarahombye, reka ndebe ibyapfiriye. Ese twahombye angahe? Umusore yiboneye ati urimo urakora ibiki? Ati ngewe ntabwo nanjye nzi ibintu bambwiye ngo ubucuruzi bwa papa bwarahombye, ndashaka kubirebaho menye byapfiriye. Umusore atari ko nyine papa yakubwiye ngo ibyo akora byose ni ukugira ngo atume ubaho utekanye nta kindi. Umukobwa ati ibyo ngibyo ni ibintu byo kwiregura gusa, ntabwo ari byo, ariko nanjye ngomba kubyirebera. Umusore ati none se ufite uburenganzira bwo gusura ahantu hose mubika amafaranga ra? Ati cyane, papa n'igihe yagize perezida mukuru w'iyi kampani ninjye uyiyobora, reka byose mbikore kandi reka byose mbirebe. Arebye koko asanga amafaranga abaye makeya. Ati yewe twarahombye byo pe, ndabibonye. Mbega. Umusore ati none se bundi mwigize muhombara igihe cyose mumaze? Kobwa ati reka ntabwo twebwe tugeze duhomba. Atari ku bundi kucyo bimbaza umuntu wo ku muhanda ibintu nk'ibyo ngibyo bizute. Ati ahubwo se izo raporo nazireba hora. Umukobwa ati rwose ngiwe urumva ntabwo ushaka kubabara, ntabwo ushaka ko winjira mu bintu nk'ibi ngibi ukajya kubitekerezaho cyane, ariko wenda umunsi umwe uzabyumva. Umusore ati ngiye nakubwiye ngo reka mbirebeho nta kindi. Umukobwa ati byose ndareba nawe ntacyo, ibimenyetso byo kuba wakwiranye rwose barabyujuje. Umuntu mukwiranye azagufasha, ariko utakwitayeho ukabona ni wowe uvunika cyane, wowe ngo bakubeshya. Umusore atangiye kugenda areba amafaranga yose. Ati ibi ngibi ngiye nabirangije. Umukobwa ati none ko nduzi se utangiye kumirwa bimeze gute? Ati ibyo ndi kwiyumvamo biteye ubwoba, n'ibyo nabonye biteye ubwoba. Umukobwa ati none se ushaka kuvuga wowe niba iki kudasobanura? Ati ngeragira nkubwire ko bino bintu bimaze imyaka 3 bagenda bahombya, ndagira ngo nanone nongere ndebe se bipfira he. Niba mutarigeze muhomba bikaba bije ubu ngubu kandi akabashize imyaka 3 amafaranga agenda yuba, bimeze gute? Ati kandi ibi ngibi nanone bizageza ahazaza byaramaze kubarangiza. Akomeza kwitegereza. Ati wowe nk'umuntu nawe w'umuyobozi nk'uko wabimbwiye, niba bihagaze gutya urumva nyuma y'umwaka umwe bizaba bimeze gute? Umukobwa ati ariko nanone mu myaka 3 ishize inyungu twinjiza nta kibazo ziba zifite.
ahubwo amafaranga agasohoka cyane uko yikuba kabiri. Umusore ati niko bimeze nyine, nicyo cyabahombeje. Sha uri umuhanga kabisa, yewe umva turakwiranye wowe, turaganira tukumvikana. Ati ikigaragara rero ya mwaka ushize ndetse n'uyu nguyu byahoze ari bimwe, amafaranga yinjira namwe ntago yagabanutse, ariko noneho guhomba byo byariyongeye. Kubera iki? Umukobwa ati bishatse kuvuga ko hari umuntu uzagafata amafaranga? Ati cyane rwose. Ese hari undi muntu waba ufite uburenganzira bwo kwinjira ku mafaranga yanyura? Umukobwa aratekereza ati njyewe se reka ntebe. Turiya musore niwe ushaka kubyinjiramo gusa, ariko ntabwo byakunda, ntabwo arabibonera uburenganzira. Ati umuntu ufite uburenganzira bwo kwinjira ku bintu byacu ni mukuru wanjye wenyine na papa wanjye, nanjye ubwanjye. Umusore ati noneho rero ugomba kujya wita kuri mukuru wawe igihe aje ahangaha, ukajya umenya ko buri kimwe kimeze neza, cyo kugendera mu kigare ngo ni umuvandimwe wanjye ukabivamo. Umukobwa ati ntabwo ugerageza ntekereza ko ibi ngibi byigeze bibaho rwose mu muryango wacu, kuba hari umuntu waza akaduhombya gutya ntabwo byigeze bikunda. Nyamara umukobwa mukuru we yabyihishe inyuma, niba bipanze byose ngo ahombye kampani, baza n'umusore atse kuyigura bizaba ibye. Umukobwa atari ku bundi ko ngiye nagukuye ku muhanda, ibi bintu byose ubizi ute? Umusore ati rwose ngiye amateka yanjye aragoye cyane kuyumva, ntabwo wabyumva, ariko reka dukomeze ibyawe nta kindi. Umukobwa ati yewe birancanze, mbuze aho mpera. Nuko bagiye bajya kureba umusaza ngo bamubwire amakuru mabi bamenye. Barakwereka mukuru w'umukobwa nawe yaraje. Ariko papa ikigaragara ni uko uriya murumuna wanjye wagira ngo iby'ubukwe yabivuyemo burundu pe, ubundi ko atari kudutumira byagenze gute noneho niba yarabonye umusore mushya? Muzehe ati niko yemeze mwana wa, ubwo afite impamvu ze, wenda cyari kureba ko akwiranye n'umusore yabonye, arebe niba baganira bagahuza, anarebe niba kumva bari kumwe bakundana yumva byishimiye, nta guhubuka pe. Umukobwa ati ariko rero papa uhora umurengera, ariko ubundi kuri wingu nta kintu ajya akora kibira. Muzatanguke ariko mwana wa ntube gutyo, ibyo bigambo ntukomeze kubivuga kuri njyewe. Umukobwa ati ariko urabizi papa, ntekereza ko njye utanankunda nk'uko umukunda, niwe ukunda cyane. Muzaturibeshya mwana wanjye, mwese ndabakunda cyane kandi by'ukuri. Umukobwa ati ntabwo ariko bimeze rero, ntabwo ngira nabyemera. Umusore yarahageze ukundana na mukuru w'umukobwa, ati ndabasuhuje mwese. Muzehe rero nawe mfura ye, ubu ngubu noneho mfite amakuru y'uko nisubiyeho imigabane ngiye kuyigura, kandi abiziranyeho na mukuru w'umukobwa uwo bari kumwe aho ngaho. Muzatunguke urankanze, warabyanze none ngo wisubiyeho byagenze gute? Umusore ati impamvu ngiye kubikora ni uko nakundanye n'umukobwa wawe, kandi nanone nubwo yitwaye nabi ariko ntabwo byambuza ubucuruzi. Umukobwa ati yego rwose, ubundi ibintu uri gusobanura we ni ibiki musore we? Ati ngiye mfite amakuru mashya ko uriya musore banakundana ari inzererezi yatoye ku muhanda, ibyo yakoze byose rero agomba no kuzabyishyura, nta nubwo ngiye nakemera ko tubana no mu bucuruzi. Muzehe atungukiye, ibyo uri kumbwira ni ukuri? Mbega umukobwa wanjye ngaransebya. Umusore ati niko bimeze rwose, ibyo mvuga ni ukuri. Ngiye nihuriye n'umusore uziranye n'uriya musheri we, nawe w'inzereza arambwira ati rwose uriya ngiye twarazereranye pe, ni umuntu nkanjye, yambwiye buri kimwe. Muzehe harumirwa, ati noneho umenye ukuri, ubu ngubu ntabwo nabyiyumvisha ukuntu ngiye kwizera umukobwa wanjye ku bintu yankoreye byose, ngiye kumwaka n'ubuyobozi mbwihere mukuru we. Umukobwa ati rega buriya igihe cyose wamaze umurengera, ubu noneho ni kaguhembye pe, wamugize umuyobozi mukuru w'ubucuruzi bwawe, mu bubasha bwose. Muzehe ati ariko umwe abiyobora, ariko ubundi mwese mufite uburenganzira bungana, ngiye nicyo nakoze. Umukobwa ati rero nubwo ari uko bimeze, wamuhaye ububasha bwinshi cyane kundusha. Ese ubundi twese tugira perezida ra? Ese ubu ngubu ibintu byose yakoze ugiye gukomeza umuha ubuyobozi cyangwa? Muzehe ati reka mbitekerezeho, ariko rwose ngiye numva ntabimwaka pe. Nyamara umukobwa yamaze kumenya ko umusore bari bagiye kubana batari bakwiranye, yabyiyumvisemo. Umukobwa ati ye papa wihangana cyane ku bintu ugiye gucamo, kubera ko wizeye ntabwo ari umwizerwa. Muzehe ati ariko tugomba kumutegereza akaza tukamubwira ko twamenye aya makuru, noneho nkabona nkafata umwanzuro. Umukobwa mukuru yongera kurakara, atari ku bundi ubusobanuro mukeneyeho ni ubuhe nyuma yo kumenya ibyo yakoze byose? Muzehe ati nyuma yo gutekereza byose, maze kubitekerezaho neza, none ubu ngubu ngiye mfashe umwanzuro nk'ugize umuyobozi mukuru. Aho umukobwa arishima, umusore nawe arishima, ati uyu mukobwa niwe ntereta ubwo nariye. Nyamara barabizi ko badakwiranye, barabizi ko batanashakana, buri wese afite ibyo ashaka ku wundi,
ariko numara kumenya ko umuntu hari ibyo mudakwiranyeho ugomba kwitonda ntumwiyahureho cyangwa ngo wemere ko mujya mu rushako rw'imikino. Umukobwa ati wunguki papa uri mukuri koko? Muzati njye ndi mukuri, barabikwiriye kabisa, wabaye umwana mwiza. Ati cyagaragaye nuko ubushobozi bwanjye wakomeje kugenda ubwitaho kandi ufite n'umutima wo kuzakomeza kubwitaho, nyamara n'indyarya. Umukobwa ati ndagushimiye cyane papa, uri papa wanjye mwiza cyane ku isi yose. Muzehe yarishimye ariko ibyishimo ni iby'ibinyoma. Umusore ati none ubu ngubu buri wese aha ngaha arishimye. Wumva rero muzehe noneho ngufitiye ayandi makuru akomeye cyane. Wumva imigabane ngiye kuyigura pe, ari kugira ngo azahite agira umukobwa umugore we byose abyegukane. Muzehe ati nanjye ndabyishimiye pe. Aha rero hari impapuro noneho tuzisinye ubundi imigabane nyigure. Muzehe ati ibyo hari ikibazo se reka tubisinye pe, tuzane n'umunyamategeko rwose ateriho amakashe, ariko byose ni uburyarya. Umukobwa afite imipangu ye n'umusore afite imipangu ye, kandi nanone ntabwo banakwiranye. Bagiye gusinya, umukobwa mutoya barahingutse. Ati papa dukeneye kuvugana nawe. Muzehe yarakaye ati njye nta kintu murambwira. Umva icyo nkeneye kukumenyaho nakimenye byarangiye. Barumiwe. Ati n'icyo wamenye se? Ubundi urimo uramvugaho ibiki? Muzatanga iki? Yewe umusheri wawe namenye ibye, ariko ubundi uzi ko ntazabimenyesha. Umukobwa atari ko ndagira ngo unyumve ngenda bigusobanurira neza rwose uko bimeze byose. Umugabo ati rero muzehe ndagira ngo twumve, nanjye mfite ibikomeye cyane byo kukubwira. Bamenye ko amafaranga nyerezwa mu bucuruzi ko ari byo byabajyanye mu gihombo. Muzehe ati ngiye nta kintu mwabwira se. Barambwira iki se? Sha ibyo mwakoze rwose, uwo mukobwa ajya kugufata gutora ku muhanda akakugira umusheri we, mwarabirangije byararangiye. Umusore ati ariko nyamara icyo ndi kukubwira ni amakuru akomeye kandi ugomba kubyitaho. Muzehe arahaguruka atumva witonde wa musore we, nta kintu ngiye wambwira. Urambwira iki se? Genda suva aha ngaha. Umukobwa ati ariko papa wakwihanganye? Umusore ati noneho niba unyirukanye reka ngenda, ariko ndagusaba ikintu kimwe, wumva umukobwa wawe afite amakuru y'ingenzi ashaka kukubwira, kandi nimuyamenya ubuzima bw'ubucuruzi bwawe burahita buhinduka by'iteka ryose. Maze ahaterema mve mbere se muri kumbwira iki mwebwe? Umusore w'umutindi gusa wigize umukire, umukobwa wanjye ajya kumutoragura ku muhanda, sha muri gutuma no mu gatuza hanyirira, rubaga impande na za mibi biri kumfata. Ariko wa mukobwa wanjye ibiti byawe sha ngafa kumbwira ntumva, ariko ni ukuntesha umwanya. Umukobwa ati uragira ngo utege amatwi. Ngewe naragiye nsubiramo ntangira kureba raporo z'amafaranga, nasanze ari ibintu bidahura, kandi ibyo bintu bimaze imyaka 3 biba. Muzatenga cyo shaka kumbwira iki se? Ubose ngiye ntago mba nabyibonera. Umukobwa ati rero hanga hari ibihamya, dore impapuro irebera amaraporo, hari ibintu bidahura rwose. Muzehe yatangiye kureba ko shawa ari mukuri pe, ntago nabyizera ibyo ndi kubona. Nguki uzi ko banyibye imyaka 3 ishize yose, ubu ni bande? Koga mukuru ararakara arahaguruka ati noneho niba mumvumbuye nta muntu urava aha ngaha. Yagendanaga imbunda mu gasakame ayikurayo. Umusore ati nguki ariko ushaka gukora icyangaha? Umukobwa ati cecekase, nta kintu wakumva nganjye imitungo yose ndayishaka, ubu noneho ngiye kurangiza abantu kuva banamvumbuye. Muzata ari kwa mukobwa noneho bigenze guturasaze se? Niba wanyereje amafaranga sha. Umukobwa ati ariko rabizi papa ngiye kubikora rwose, ndasabana aha ngaha kandi nawe ntabwo ndagusiga. Uriya mukobwa wakomeje kumuhishema uramuzamura, ngiye uncisha bugufi, none muranamvumbuye ko ngenda umunyamafuti. Barumiwe. Umusore ati ariko noneho witonde, twakundanaga ariko witonde pe. Umukobwa ati ngiye ndabishaka byose rero, musingiza impapuro si byo mwamugiyemo, nimurangiza ndangiza abantu nayo nkurangize kandi mugire vuba se. Barumiwe. Murumuna ati ngiye ntago ndabyemera, noshaka undase. Umukobwa ati ariko uzi icyo mfite hano mu isakamesha, umva reka basinye byose ubundi bibyanjye, nubyanga n'ubundi ndabajyana mu ijuru ubundi mbazungure. Ngomba kubibona byaca mu migabane, byaca mu mirage, byaca mu kuzungura umusheri, byaca mu kumumfakazi, byose ngomba kubikora. Azamuye imbunda ngarasa. Umusore aragiye gutabaza polisi, barahageze, shyira hasi se vuba. Nuko bamufashe. Umusore nawe bashukanaga nawe baramufashe. Ibyo badakwiranye nuko byarangiye gutyo, kandi koko buri gihe niko bizagenda. Niyo mpamvu numenya ko umuntu mudakwiranye ugomba kugenza makeya. Umuntu muhora mutongana, umuntu mudahuje indangagaciro, umuntu mudahuje icyerekezo, umuntu mutaganira ngo mve biri gucamo, umuntu buri ruhande ukumva ntuguwe neza, umutagufasha
ngakwite nk'uko umwitaho umuntu uhora burya azana ibibazo, uwo muntu ujye umwitondera. Umukobwa yagiye papa ati rwose papa ndagushimiye cyane kandi ndakwihanganishije, wihangane, icyizere wari warangiriye ndagikwiriye, uriya ntabwo aragikwiriye, wari uri mukuri. Iminsi yaratambutse, umusore akomeza kuganira n'umukobwa, aza kumusura ati ndagushimiye cyane kuri buri kimwe wakoze. Umusore ati wihangayika, ibyo nakoze byose nabikoze mbikuye ku mutima. Biyumvanamo, buri wese yamaze kumenya ko akwiriye undi, ariko umusore ni umukene. Hariya rwose abantu baba bakwiranye ariko amafaranga akabizambya, ariko abanyabwenge ntabwo bayitaho. Umusore atangira kwigendera. Umukobwa ati none se koko nuko nguko ugiye, ese wakwihangana ukambwira uwo uri we nkakumenya biruseho? Yumva ukwiranye n'umuntu bumva ushaka kumumenya cyane kugira ngo urusheho kumwiyumvamo no kumukunda cyane. Umusore yaragarutse ati rero mukobwa, ubundi ngiye nahoze ndi umuntu ukire uzi gucunga imari neza. Umukobwa ati none byagenze gute? Uratunguki? Ntabwo byoroshye. Umuntu twakoranaga twari dufatanyije ubucuruzi yarangambaniye, arabwegukana bwose, kandi noneho asigaye yangije n'ubuzima bwanjye. Nuko nisanze ku muhanda, kandi nanone na diplome zanjye narasibuze, n'uruhushya rwo gucunga imari nararubuze, nararwambuwe. Umukobwa ati wihangane. Umusore ati none se byagenda gute? Nuko nyine nizeye ko nzakora kandi nkazakomeza nkakora cyane, izina ryanjye nkazongera nkarehesha icyubahiro. Umukobwa ati noneho rero wihangayika, buriya ngiwe na papa wanjye twakwizeye. Umusore ati yewe murakoze cyane mwese kandi ndabashimiye by'ukuri. Umukobwa ati papa wanjye rero yambwiye ngo buriya tuguhaye akazi ukajya ucunga imitungo ye ukayigenzura neza, byaba byiza niba ubyemera. Umusore ati ye nabyemera, ariko se urumva ngiye nabikora gute kandi nta ruhushya rw'akazi mfite? Umukobwa ati wihangayika, si twese kandi tukaba twigenga, ntabwo turi leta ugiye gukorera, uzabikora rwose nta kibazo, kandi nanone numara kubikora neza uzagenda izina ryawe wongere uriheshe icyubahiro. Iyo abantu biyumvanamo barafashanya, bagirana inama, babwizanya ukuri, ntabwo batungana. Ati kandi nanone namaze kumenya ko uri n'ingaragu rega, ubwo nyine hari ikindi bikubikiye, nanjye ushatse wanyifatira rega, nanjye ukajya ncunga. Umusore ati ko numva ushaka kuvuga ibintu bikomeye cyane ra, ushaka kuvuga iki? Umukobwa ati nyine nawe wabyumvise, kandi niba nta bintu bya fiyansa urimo ukaba uri umuntu w'ingaragu, ubu ngubu icyo washaka cyose wakibona rwose, nanjye ushaka wambona. Umusore ati rero byose nabyumvise, ariko nta kintu nagusezeranya kirenze, kubera ko kuvuga ibintu bikomeye cyane kandi nta bubasha mbifitiye ntabwo byaba ari byo. Umukobwa yari yikundiye umusore, arabimwibwirira ati rigana kwiyumvisamo kandi amaze kumenya ko uri ingaragu. Umusore ati noneho nawe niba ubishaka rero reka tugende tumenyana gake gakeya, uko uburyo buzagenda buboneka tuzatera iyindi ntambwe. Umukobwa arishimye kubera ko umusore yiboneye akaza kumenya ko rwose ari umuntu bakwiranye, yamuporopoje akabyemera. Umukobwa ati ngiye ndishimye cyane kandi ngiye nizeye ko bizagenda neza kurushaho ibyacu, kandi nanone kuva tugiye kubigenza gake bizagera aho bikomere. Nuko bemeranyijwe ko bagiye kwikundanira, ariko nanone bakabigenza gakeya kubera ko bamaze kumenya ko bakwiranye, kandi burya numara kumenya ko umuntu mukwiranye ntuzemere ko agucika. Umukobwa aramubwira ati rwose ndabyemeye, reka twigendere gake gake kandi tuzagerana kure, ngira ubuzima natwe turabyemeye, reka twigendere gake gake kandi tuzagerana kure. Mukanda subscribe, mutubwira muri comment uko mwabyakiriye, tubagezaho dusobanuye, kubera ko tubifuriza kugira ubuzima bwiza ku mibiri yanyu ndetse no mu rukundo rwanyu. Umusobanuzi n'ugira ubuzima legend. Niba utarakanda subscribe yabikora nonaha. Bye bye, naho ubutaha turabakunda cyane.